kabiri no ku 18 mwegereye wa musozi basha gukorwaho wakaga umuriro cyangwa mu mwegere umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo baryumvise bakingingira kutungerwaho ijambo kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicishe amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba cyatumye Musa avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ariko Yerusalemu yo mu ijuru kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika itorero ry'abana b'Imana banditswe mu ijuru mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'inyungu y'abakiranutsi batunganijwe bose mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya mwegereye n'amaraso aminjagirirwa avuga ibyiza kurusha yabiri. Ibyo dukora byose n'ibyo tuvuga byose bikore mu izina rya Yesu dushima Imana ku bw'uwo mwana. Tumaze gukora byose ari mu izina ryacu ariko ububasha duhabwa n'ikintu runaka nubwo twoba tubifitiye kasha ariko kandi twimuke tugaruke dushimire Imana kubw'uwo yatanze tugaruke duhimbaza Imana kubw'uwo Imana yaduhaye. Imwakora mucyo muzamuhaye abagabura beza b'ijambo ry'Imana muzahabwa ingororano n'Imana isumba byose. Kaya Israeli babona Imana imirimo y'Imana imirimo y'Imana barayibona suko tushaka ngo mumererwe neza nuko aricyo tubategereje ariko Paulo yaseze itoro ry'imileto natize bana zibiwe amen yaseze itoro ry'imileto ijoro ngo bamujana itaraganya genda ndahindukira ngo atuma presikira nakwira bara abagabo bavuye muri Aziya vuba ngo bafite umuriro wa Pentecost uyu bene bari batagaza n'umwanya wo kujya basenga uko kwamuze yo famille ya presikira nakwira ngomva ngo pahora hakamanje ngomva namakamaje ngomva no ngomba mukurikiragiye muri sala kwiyogoshesha kinkere ngaravuga ati mbwira mugira bakubitorero baze tubona n'imbireto mureka makunje inyuma muhabwire baze ngo basubire baraza ariko amen ubatangira kubaganiriza n'ababwira ngo sinababwirije ko bateze nda akantu muzi ngo ko natungwaga n'amaboko yanjye akandi kantu tandase mu mutima ngo yaba mwari mumperekeje
ngo yaba mwari mutanze iki arababwira ngo Imana niyo tanze umugabo. Haleluya. Umuntu napfa amaraso ye azoyabazwa nawe ukoije ngo namushe kumanywa na nijoro bakuri bituma biza kuganira bw'Imana ngo agere imbere y'ababwira ngo ndagiye ngo ibizaba usibizi ariko yavuze byangangaje yavuze ngo mujye muragira umukumbi w'Imana ngo nkabazabazwa muje muragira bavana ninde wababwiye ku mugore wa kabiri yewe ninde wababwiye Bibiliya yanjye bavana Bibiliya yemera ubumara Bibiliya muje muragira umukumbi w'Imana nkabazabazwa muje muragira intama nkabazazibazwa wizo mwaheshejwe n'umwuka wera kubera bumwe. Titwahawe ubushumba n'abantu titwabuhawe tuvuye kare bikware Imana titwabuhawe n'abanyamure si famille ya Mutabara ngo twabiyeshejwe n'uwo mwuka kubwata ubwa mbere Imana ntiyaduhamagara twabashumba oya ngo yabanje kuduhamagarira kwezwa. Bibiliya iravuga umubabwira ngo yabahamagariye tumaze kugaragara ko twejejwe ngo Imana ibona ko turi abo kwizera ngo iduhereze umurimo wayo. Pawulo aravuga ngo Imana akorera kuri kiriya basogokuruza ngo ufite umutima utangira urubanza. Umutima utangira urubanza twatubwiriza abantu bafite mesaje zacu zo kubatereka tukabwiriza turarana rangata kuzuzukirija zapfuye tukabwiriza abantu bazi tutaza twibitatu bavana muzi gusiba imbere ya pasiteri twangitatu twarangiza ngo nimushiremo sinzi uko nabaye umwuka w'Imana nzaza tuyobeje uko twabaye ngo nagera muri twazadutsinda twebeze uko twabaye waduhamire gukiranuka. Haleluya. Mbere uzubwiriza abantu baturutse imbere ngo batange tanga mwishize aranza ntabwo ngo bavuye turebe kugarura kiriya gice cyose kigaruka Imana irukankandagenda mbere imbere yacu ndagitanga abenga mwana w'Imana ubona ko bavana Imana data watwe titugezwa n'itigera gatsindwa n'Imana titugezwa no kumenyekana nta makuru ya YouTube nta makuru ya Nshali nta makuru ya Yesu wapfuye akazi. Ariko Yesu we ya anumshetani uvuga ngo watu wawili walionekana wakienda kijiji cha Emmaus wakizungumza wao kwa wao habari ya mambo yaliyotokea. Tumuye Imana sitaba tumuye wana situ asiye na Yerusalemu ngoya wa Yerusalemu mucha bahanuzi bugaterema uya babutumiho ngo nikangaye nagukuyakuye ngo kakundikira mwa kupi koko ngo ibundikira imishwi yayo ariko ngo urahabira yawe Yerusalemu we tukugira ngo barangiza bakavuga ngo mwigisha ngo twikindi kimenyetso tubone kukwizera ngo arabwira ngo abikigiye bakeneye ibimenyetso ariko ntanga kimwe bazohabwa ngo kuyicayona ngo wamaze iminsi 3 ikuzimu imwenge mwanzi ngo akavamo mu gitondo kare barasivye bakabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ugarababwiye ngo nakindi kimenyetso mutegereje uko yica umwana w'umuntu uvuka mu bapfuye ku wa mbere Misiri amaze iminsi 3 mumva. Haleluya. Tu pasa kila tangiye kandi mshoko basi Bwana sifi. Bwana sifi. Amen. Bwana
mwumva ngo mubembe utwo mujugo ngo yamayekera abantu baramaze se kota pastor wazishe amakuru uzovuga itike yawe upfuye ubusa zigerusa ngo arambira ngo niba mwebe Yesu wanyakibamo ngo wanje yarasutse Yesu ni mushindi. Yes, yarasutse bazana. Yesu yarasutse wafu. Ariko pasa kizopita. Pasa uzobesha. Si pasa ka ukuni kutebizingira abantu. Pasa kizopesha abantu. Ariko pasa ka. Kera wanaza kimyangi bakagwaye bombe. Abakeje bakavuga ngo bende mu myaka. Neza nende pasa. Sizi kintu cyamba. Sizi kintu zamu pasa. Pasa. Tamakuru y'amakorasi n'ibiterane, tamakuru yo kuja kumustari, tamakuru ngo ni kuri afishe mu barantumiye bavandi. Tamakuru yanifite namakuru ya Pasaka we. Namakuru ya Pasaka. Hayandi namakuru ya Pasaka. Pasaka. Mwende sichwa. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Komanda. Tumba. Sasa kungo byaje kugenda amaze ngo bararimba nyuma ya ngo bavuga bagaza amabi bagirwa abantu batazi ko bavuye mu giputa bari bagirwa ngo bageze mu butayu bwa Sinayi yo turangiriza ariko abaporogiro bavuga ngo turangiza basigaye 14 bamaze barangije agasaka bwiriza nyuma ngo ararangije narabakaga ni 12 noneho rero Bwana sifiwe. Amen. Arambira ngo nyuma yawe nane baguhindukira mera nk'umuntu ngakukaza bashita inkoko barangiza bakamangira ucya ku muriro nzirwe yishagana nama numva ko ikintu kifatira ngo arangize Yesu araza aturuka ka nane bakumureba Yesu namangira ngo arangize aratambuka gera hariya Yesu ariko Yesu ni mwiza tumuzuye makuru uyu muhungu w'umwongereza mugira ati kagahungu keza kakazuru kutwana uriya n'umwongereza w'ikirara ubushikara haza gusora amafilime pornography apasiteri barabara buzukwa twase ndubutumwa bwiza mbabwire uriya yes ni ikindi ubwenge butazakumva ni ikindi uyu mutwe n'amaso akava ya yes ni ikindi yes kubona Yesu konyine inyota itari izishira kitarigeze kuba amaraso y'abamaraya ari mu bisi mu isokoro n'umbi azavamo kashunze agatoboka kibagana Yesu Kristo siri cyadakora kumureba kuza gutuma imitwari yikuka ibicumuro n'ibyaha bikagenda mbere umuri ndakavuga badashima umusaraba badashimana yabaziza ariko badashima umwami Yesu ariko badashima uwabambiwe ariko badashima uwabikuye nama imiryango nama y'abanyamuriraje bakubitiye haya bigasanga no kwamboga nama iraterana zose n'abicambere n'ikizingo kandi sinagira kwipore y'uvira nama usobe y'abanyakangara abanyamurombwe abo bose bamaterana inama niyo hagati n'umuco hagati baraterana baravuga batari kumwe abagabo umwe
cyizere ngo Imana ije tukayibona yabuze ko tuyo gusohokana yaje hano mu bagore n'abana tukayibona iri mu biki tuzogana gusoma Mose ngo yavuze Mose ngo rero abwiye ngo ihema nizore haguruka bazabagiraho kandi ihema ryatangaje ngo Imana yari yarabwiye ngo wubake ihema mu butayu ngo rimeze nk'igitunda bagira amahangwa ariko ngo nibimba ntibakaza bafurira ngo bazabere kuriramo ya mahango barekuriremo umuyaga nuza ngo rigume rigiye kukijya hema rizadandabirana kandi ntibaritabara ngo byari bivuze ngo n'ubitoro rya Kristo riri mu isi ngo rigahura n'ibihutani bihindahinda ngo rimetegeka juu ya mwamba liko imara halitatikisa kandi cyatumye badafurira ya mahango ngo bakomeze ngo bari bazi ko ejo mu gitondo babizi neza ngo ariko ari igihe bozuka bahaguruka kuko gahunda yo guhaguruka ngo yari y'Imana ngo ntibiragore mu kwimba no gufungura ngo bahite bareka gusa bya hema ni ukuvuga ngo itoro rya Kristo riri mu isi ariko turifashe riranagana hejuru turi bitangaza tituhenze turoroheje hanyuma y'abandi ariko Mana yanje we umwanya wose tudushimangiye mu isi umwanya wose Imana yovuga tugahaguruka tugasanga tumusanganya mu kirere amen tudufashe abavandi ngo dusa n'abatamenyekana ariko turi birangi ngo tugasa n'aho ntacyo dufite ariko ngo dufite byose ku bwa Yesu siko ndasaba Yesu we Imana
bitakoma abantu bitanze abagore bakora mu gikondorero ubwahakanye ngo tuza muri paruwasi yabo ibi ni ibintu ukora ma umunsi wa nyuma abantu baradodesheje abo hanze barohereje banani na banani baje barayingiga ati Imana nemerera basi unyure muri aka gatuza akanya gato unyuremo arayikubiriza Salomo ngo Imana iramunani ngo atuma abagaragu ngo nibaje mu kibuga barebe iki gihumbi tiba bariri haka tiba yitegu nkango yarayibyaye tiba rebe kumariza n'ibihuga ngo bagende batemagure ngo barazizana ziyazabira izatariranye ngo barazirimba kuri gihumbi ngo bakabasasumura hari amaze Salomo ngo arapfuka barabwiye ngo se Mana yanjye si wowe Mana y'umukambwe wanje Dawidi ngo Imana yibuka Dawidi yacewe imbere yayo ngo hahimbaza muri bikitamu na witsemba amarebe na shiliyonoti n'intu bikekeze n'imbaraga zo mu gatondo ngo Imana yamayibumba ngo ngiye kwiyegeranya n'inanure ngiye muri regime ndebe ko nubona aho nyura muri ako kanisa kawe ngo babone Imana itambuka mu bwiza butangaje ngo barahunga bacamanisha abantu imiryango bati turakize bigenze bite ngo baravuga ngo tubone Imana n'amaso ngo nibwo asafu ngo yabone ubwiza bw'Imana n'ayo maso ngo baravuga ngo mwami Imana ngo ufatire ibiheme by'amaso yawe ngo ndakikwa n'ubwiza bwawe butangaje Mana yanjye ufatire ibiheme ngo yabone Imana imbunda ku gatuti kawe ngo birasotse agenda cyase kugaruka wanzi bafanye Imana ibahe iba mu mitima y'abayubaha Imana iba mu mitima y'abayubaha Imana iba mu mitima y'abayubaha twosengera hari amaganga twosengera hari amase twosengera hari abagirana twosengera mu birahure Imana ibahe haleluya Imana iba mu mitima y'abayubaha Amen. Imana izatubona ngo bayirembeje Imana bibwira Mose ngo babwire iminsi itatu ishire badakandagira ku musozi wa Sinayi ngo nanjye nzabereka mu bwami bwanjye genda babwire nk'ubwo bangomeye baniyembojeho ubwo bananiranye ubwo ari ibinani n'ibirimana genda babwire ngo nzabereka bavandire kirazira guhamagara Imana ngo kwiyereka uzi kuza wiba ngo niko guhunga indubu ngo ukagwa mu kanwa k'inda haleluya Imana data wa twese Imana ngwino Mana Mwuka wera shonoka Mwuka wera ntazamagarwa ngo ase ntazasengerwa ngo ase nukuri yaraje asigaye abana natwe kuva kuri Pentekoste ntarasubirana nta n'itike baramuhaye gutaha nukuvuga ngo ari ino nta n'itike afite itike yani mizozo ubwo Yesu azohagara mu isanzu azomuhagarana n'itorero azogenda ariko kubera igihe cya Pentekoste umwuka wera yaraje haleluya kera umwuka ngo yazaga rimwe na rimwe sikomeza ngo umwuka w'Imana mukamuzaho ngo umwuka w'Imana kamuzaho ariko Pentekoste ngo yayisagira gute Pentekoste ya Yesu we ariko Pentekoste sinzi uko Pentekoste zimwe kukutana Bwana sifiwe amen so kugira tu Pentekoste Bwana sifiwe amen ngo andisha na makumyabiri ngo antuba tozo na Maria nyina wa Yesu ngo yarabari na Maria wundi wajanye na Magadalena haleluya tena amaze muka we ngo amanuka data moheje yamanutse bazandi ibi tutwi ngo twaramo n'ibinyabantu mugaravuze ukuri kuri mu mutima y'abantu ngo koja mu gahanga benshi bose bamatera ukuri kwiyo bazabarara ngiye bazabiri ngo koja mu gahanga benshi bose bamatera abenshi bose bamatera abandi boza bambaye nk'abayisilamu abandi boza basize imboni hano hari ibintu byirabura abandi bari Imana bazayambariza muto rwase
ngo turike ibihumbi 3 ngo nitwebeshi utabana barahirira Imana bakishwe benshi n'abakenda akitiki ikibutana ni kamere Imana iza yambarizwa ahera hayi Bibiri iravuga ngo muyambariza ahera hayi si muri Afrika ni ku musozi urengeye ufite imfatiro hejuru y'ibiti ni bande bazabaje muri Zaburi 25 haravuga ngo ni bande bazazamuka uwo musozi w'Imana haleluya n'abatanduye mu mutima ngo bakavuga n'abagenzi babo kuri bo amaboko yabo tagira umwanda imbere y'amaso y'Imana amaboko yabo tagira umwanda ngo bazazamuka uwo musozi bateze amaboko ngo bahimbaza Imana bagiye kuyambariza ahera hayi niyo bazabaramya Imana naho ibyino muri aya mabataya barahirira Imana tibinahuye no kuramya Imana ubundi korasi nziza umuntu yotera Imana ikabuye ku ntebe yayo n'inyifato wogira imbere kikugerageza donc attitude wogira imbere ikigushika niyo korasi yohagutse Imana ku ntebe naho izindi zino zahagukije abantu hazijya mu gusa Mungu tizirakora ku Mana haleluya haleluya n'ibindi ngo yo yakoze gusa mbere ngo yubaha Imana ngo akirinda ibibi gusa ngo kandi yubaha Imana yaraye ku meza yaraye mu gwara bijya twabwira ngo mama ngo y'umukristo ngo papa n'ukuri ngo yagasenga ari n'amakuru yanjye yo ngo ndaseyabuze kandi nawe niba nasataga zaterekeye ariko ngo mugiye kiwe yubaha Imana ngo akirinda ibibi byose siko bimeze ngo yubaha Imana akirinda ngo yahawe umugisha w'Imana umunsi umwe yarageragejwe ibintu biragenda umubiri urarwara mbere kimugaragaza hesha izina ry'Imana icyubahiro yaravuze ngo Uwiteka niwe wimpaye kandi n'ubisubiranye ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro barapfundikira birarangiye abikirangirire kugeza isi ishize no mu bwami bwo mu ijuru bavandi ndagira mu mabwire ushakisha Imana kuko ryo gukiranuka Imana izihendahendwa igahendahendeshwa kwiyubaha no gushaka kwera kwayo Imana ntizihendahendeshwa gutamba no kongeza iminota no kugeza ari ngo izishakishwa kwera kwayo no gutabuza Petero yabwiye abaje kureba ikirema arababwira ngo kugira ngo muhabwe impano y'Umwuka Wera ngo ni nihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ibone kuza ivuye ku Mwami Imana wanasifiwe usubira gati mahanga n'ubundi Imana rero bibire kuze tubona urayihamagara Imana ngabira ngo ejo bundi kuwa kangahe mu gitondo muzabiyereka Bisiraheli aho kwezwa no gukiranuka aho kwihana ibicumuro n'ibyaha aho gutandukana na Baripeori aho kwitandukana n'abanyamahanga aho guhindukira ngo baritegura bisanzwe baramesa baroga ngo barazamuka Bibiliya ivuga ngo uwo musozi ngo wari uzitiye n'imitari ngo hari itegeko rivuga ngo yaba umuntu cyangwa itungo uzawukandagiraho ngo wamwicishe amabuye iminsi 3 itararangira iminsi 3 irangiye ngo musarabwa mu muzamuke muhure n'Imana simwe mwavuze ko batiri twebwe ngo bafata inka zabo n'abana n'ihene zabo bararongora ikirongo famiye ya runaka umugabo n'umugore sakoshi y'amapine bakura bose ngo barazamuka umusozi tugiye kureba Imana bavanye ariko bavanye niko tuzotuza nibi tuba mu ngo tugiye kureba Imana nibi Israel twari kureba Imana Israel ugiye ngo barahageze ntawo tanga Imana ku musozi siko bimeze kubera ko ntizi saba kujayo irahasanzwe
bageze umusozi irabareka barinjira mu bitaro ngo batangira guterera bataracaga tumusozi ngo Imana irivuguta kuko ari yahageze kandi ntiyari inyuzwe ariko n'abantu batagona ijosi iravuga ngo rikibiyereke ngo yarivuguse ngo abanza kuba igishitsi umuntu akadandabirana tarafata mukananda kirisese ngo badahenana baravuga ngo biranze burundu ngo bakabaza Mose ngo ese Mose iyi niyo Mana watubwiye watubwiye ngo Imana yavuze ngo tuzinduke none tukaba tunaniwe guhaguruka ibi ni ibiki ngo Imana yongera kwishaganya gato ngo haba imvura aya maso y'umuntu atarabona aya matwi atambuze ngo yitangukano ijuru ryatoboka amazi abira hasi ngo barareremba bayoberwa ibibara ngo bakabwira Mose ngo yaba twari tuvuya ngo twari kukurekera iyo Mana yawe ukayibona ngo mukanya gatoya ngo hazimira baruha bose barakumiriza umuntu ndamenye nimba abana bageze yemwe mwavuze ngo murashaka kureba Imana ngo hazimira byo irakubita ngo baruha bose ngo bafata ibitambaro bagira guce ngo turashize ngo bakabwira Mose ngo ese Mose iyi niyo Mana batubwiye kabwira ngo mwavuze ngo murabona Imana bafanye iyo Mana twoyirinda iyo Mana twoyitaranya iyo Mana twoyishimira sente ukanya gatoya amaze n'uko zirakubita Mana ngo zirakubita igice cya nyuma niko cyagiye abambere kera ngo bari bageze mu nkambi abakabiri mu mahema bagatatu abanyuma bihagaze ngo bajanywe mu murindi w'inkuba z'akangiringi ngo zirasaguza ziragenda ngo baragenda bose bararenga amaze ngo Mose umugaragu w'Imana ariko Mana yaje wa Mana yaje ariko Mose ni narabyaye ariko Mose ni nyamuseni nagende Bwana sifiwe sana amaze ngo bamaze kugenda bose ngo Imana igerageza bose umugaragu wawe ngo yongera inkuba n'ibiravyo bitarabaho biruta bya bindi turekanye ngo biriyongera inkuba ziriyongera ngo arahagarara tuza kumugaragu utegereje shehe Bibiri iravuga ngo tuje duhagarara nk'abasirikare bakase ngo tutagiterega mwana ibiraba haleluya ngo tuzagira mu gihagararo bikwiriye cya Kristo amaze inkuba zirasa zigahusha agatsintsino zigakubita hagati y'amanozira imyenda zirayizengurutsa bose arivuga zirasaguza ziragira ngo bimaze gutuza ngo Imana irazira mubwira ngo Mose mugaragu wanjye ngo abandi bose tuzavugana mu nzozi no mwiyereko ariko ngo wowe Mose ngo tuzovugana akanwa kuka amaso kuya kuko wambere kwa Mose uyagareza ngo abandi bananiwe ibira by'abandi bananiwe bavandi mwihanganiki abandi bose barakenaniwe mwihanganiye izi kumi n'indani kazigaruka abandi barananiwe ya Bibiri iravuga ngujukira ngo gusageze kugufa ngo nanje nzaguhereza ikamba ry'ubugi uwe mwaminifu atakufa nanje nzaguhereza ikamba ry'ubugi ujukira usageze kugufa ujukira kwa kuwa umeshika neno la subira wanasema ujukira usageze kugufa nanje nzaguhereza ikamba ry'ubugi Bibiri iravuga ngo wandikire nari ko bitora bisumure n'umubwira amagambo na ngo kuko yagize gukena gukena naje nzogira gute kuko namugaye ngo ariko mfite abantu bakiya ngo mwitoro gisumurina ngo batambuje kwera kwa ngo abone bazogendana naje ku musozi wanje we bazogendana naje tuzahurirayo tubana ku mugeni uri
dunia hezuri huko juu ya nyota zote kuna nchi yenye mema. Haleluya. Mji wake ni Yerusalemu mtakatifu. Ngike za ngoni yaspi na simaragika kwa kito na metufito. Mokanu fitamale mtuminana. Ngobulile bado senyane siko mwizina nyumana witama wima.
kuvuga ngo wa Petero bari hano muri paradiso ijuru bikaba hariya niho muri Egiputa niho Imana kandi umwana wawe bakaba mu rubavu hasi hano kwa Serafi iriya hirya habaho shefu kutimye sahando bamushika uramo bitokeza sibinembe kubaka ugese Ibrahim n'utanga ibibanza niwe shefu kutimye aho n'utanga ibibanza kandi taza kigurisha kabiri Tanga ngo twagereza umbise oya kandi yarantangaje Ibrahim ngo abagenzi bose bagiye uhereze kuri bakibihi ukageza no kubibande bose aba bose muzamumva ngo ntawutara kwigwa mu gituza cya Ibrahim ukageza no kuri Raza bazabaza akabapangisha bose bagakwigwa mu gituza cye barantangaje ngo maze bakaba kabashimbere ngo bagatera ko hasi wanasije ngo bakavuga ngo mwami Imana nguzogeza byari kudahorera amaraso yacu ngo bakama bigaragambye muri paradiso ngo bakama bagenda neza bagashira ku ntebe y'Imana rero tena twa twaratse itabi ibindi bicyo dukoze kutaraduheza abandika bibiri ravuga ngo abone ubwo bamaze kuba neza kuko kwizera kwabo ngo ntibarahabwa ibyasezeranije Imana yagambye ikiza kirutaho ngo abo badatunganywa natwe tutaraza Imana ikababwira ngo muri ndirimbo bagenzi babo